kugera iwacu, aho niho tuzabana iteka ryose, ubu tugiye kugerayo. Mu gihe gito tuzaba tugezeyo, tugiye kubana udatandukana, ubu tugiye kugerayo. Mucyo dushishikare dukore neza, twegereje kugera iwacu, kandi Imana yiteguye kutwakira, ubu tugiye kugerayo. Mu gihe gito tuzaba tugezeyo. Yesu ashimwe. Reka dushimire Yesu kubw'imbabazi ze n'urukundo rwinshi no kubw'ubuntu bwe no kuba dukunda bihebuje. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Reka tumushimire ko yabanye natwe mu minsi yose yari inyuma y'ubuzima bwacu, mu gihe cyose tumaze yaraturinze abihimbarizwe. Hari hashize igihe rero tutaboneka, ariko reka dushimire Yesu ko yongeye gutuma tuboneka. Reka tumushimire yuko agiye kudufasha muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Ni ukuri Yesu ahimbazwe. Tugiye rero kongera kurebera hamwe amagambo mu ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bihishura bitubwira igihe kizaza uko kigiye kuba kimeze, kandi ari nayo magambo twakomeje kwigira hamwe kugira ngo twitegure kuza kwa Kristo kwegereje vuba bidatinze. Imana ibitubashishe mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data twese Mana igira neza, turagushimye cyane kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ubuntu watugiriye, tugushimiye umwuka wera waduhaye, tugushimiye n'uburyo wadushyize imbere ibizaranga iminsi y'imperuka kugira ngo nitubimenye turusheho kukwitegura. Mwami rero mwe nukomeze kudufasha kuba twiteguye, ube mu mitima yacu natwe tube muri wowe. Icyaha cyose cyadutsindaga n'igisa nacyo byose bitsindwe nawe, bityo tuba abana bawe bakwizera kandi bakwiringiye. Tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Rero bavandimwe, tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye cyane ari mu byanditswe byera. Bibiliya niyo tugiye gukoresha, ndetse n'ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ibitabo bitandukanye muri Bibiliya. Rero turareba isomo riri muri Matayo igice cya 16. Igice cya 16 cyo muri Matayo niho dushaka kurebera. Amagambo tugiye kurebera hamwe ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo akomeye cyane. Imana idufashe tuyumve neza. Igice cya 16 umurongo wa mbere ahatubwira ngo Yesu yima Abayuda ikimenyetso. Iki ni igihe abantu bashakaga ikimenyetso, ariko koko bashakaga ikimenyetso, nyamara Yesu ataraje kubaha ikimenyetso kugira ngo bamwemere, ahubwo yaraje kugira ngo abahe ubugingo, bituma ikimenyetso kibima. N'uyu munsi ujya ubona yuko hari igihe abantu baba bashaka ikimenyetso, ariko mu by'ukuri batagishakira kugira ngo bihane bakizwe, ahubwo ikimenyetso bakaba baba bagishakira gusa kugira ngo bakunde bagifatireho n'abantu cyangwa se bagifatireho umuntu. Uyu munsi Yesu, Abayuda baje kubaza Yesu ngo abafarisayo n'abasadukayo baza bamusanga ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze. Ngaho urumva se barashakaga ikimenyetso kivuye mu ijuru ngo bamwemere? Oya, bashakaga ikimenyetso kivuye mu ijuru, bashakaga ikimenyetso kugira ngo bamugerageze. Kandi buriya Imana niyo mpamvu barashimye ko ibintu byandikwa, nuko ibizi yuko byanga bikunze hari ahantu abantu bazongera guhurira nabyo mu gihe runaka, bigatuma ibyandikisha kugira ngo abantu nibahura nabyo bazabihuze n'ubumenyi bazaba barakoresheje mu kwiga ijambo ry'Imana, bamenye impamvu nyine byabayeho. None se ahangaha baje kumugerageza badashaka kumwemera, badashaka kugira ngo bamwizere, ahubwo ngo kwari ukugira ngo bamugerageze. Arabasubiza ati
iyo arabasubiza ati iyo bukorobye muravuga muti ejo hazaba umucyo kuko ijuru ritukura na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. muzi kugenzura ijuru uko risa ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. urumva se aba bantu ni abantu bize ibyanditswe byera, ni abantu bakomeye cyane mu by'iyobokamana, ariko noneho bari bazi ibyo leta ivuga. ikigo Meteor Rwanda niyo igitanga ibimenyetso by'ibihe, uko igihe cyifashe, uko ibintu bihagaze, bakatubwira igihe imvura iragwira, bakatubwira igihe izuba riravira, bakatubwira uko isi ikirima uko biririrwa bimeze, umuyaga urahuha, ibintu byose, ubushyuhe uko buraba bungana, ubukonje uko buraba bungana, ibintu byose bakabitubwira. n'abangaba ngo bari bazi kubigenzura bakabimenya, ariko hari ikintu birengagizaga, ibimenyetso by'ibihe. uyu munsi usanga yuko tumenya ibimenyetso, tukamenya niba imvura iragwa tubibwiwe n'ikigo gishinzwe kugenzura isanzure. ariko se kuki abiyobokamana bo batajya bagenzura ibimenyetso by'ibihe nabyo ngo bajye nka hariya babitangaze? Meteor Rwanda ishyireho ibimenyetso uko isi iririrwa imeze, imvura iri bugwe, uko iraba ingana, umuyaga urahuha uko uraba ungana, inkuba zirakubita, imirabyo, ibihu, imbeho, ubushyuhe. ibyo byose nibamara kubivuga muri Meteor Rwanda, noneho haze na pasitoro nawe avuga ati mu bimenyetso by'ibihe by'iminsi y'imperuka turimwo, mu bimenyetso Yesu yasize bivuga ko bizaranga kugaruka kwe, Matayo 24 twahasoma ibi n'ibi, ibi bimaze gusohora, hasigaye ibi ngibi, ibi ntibiraza, ibi bigiye kuza, ibi byararangiye, ibi tubirimo, ibi turabitegereje. noneho abizera bakamenya bati uko bisa kose twamenye yuko hari n'ibimenyetso by'ibihe, twamenye uko isi iraba imeze, uko biririrwa bimeze, niba duhinga cyangwa atari igihe cyo guhinga, niba dutegereza imvura cyangwa se niba itazagwa. noneho ariko tunamenye yuko hari n'ibimenyetso by'ibihe Yesu yavuze muri Matayo 24 bongeye kutubwiraho yuko bihari. kuki ibyo amakuru y'isi atangaza nta uboneka nawe ngo avuga ati n'amakuru y'iby'umwuka nayo bihagaze guri? ni ukubera iki? hano ikibazo n'ubundi kigihari ni cya kindi Yesu yavuze, aravuga ngo ariko ngo muzi kugenzura ijuru uko risa ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe. abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi, bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona abasigaho arigendera. ngaho rero niureba abantu b'iki gihe ikibazo bafite ni ubusambanyi. ubusambanyi bwagejeje abantu kure kugeza ubwo batagenzura ibimenyetso by'ibihe kubera gusambana. basambanye nandi, basambanye n'isi, isi bahuma amaso ku buryo ibyo itangaje babyumva ariko bo ntibabe batangaza ibyabo by'iyobokamana. kandi aba bantu basambanye ntabwo ari isi, ahubwo bo basambanye n'isi, kuko bagiye kuyibangamira, ibyo ikunda bagiye kubikunda kandi bitemewe n'Imana. bituma rero akaga kavuka. ubusambanyi, abantu b'iki gihe bishimira ubusambanyi, bivuze ngo iby'isi, uko isi igenda, uko iyobora, amatangazo itanga barabyishimira. ku bw'ibyo nta kimenyetso bashobora guhabwa keretse icyahawe Yona. Yona yahawe ikihe kimenyetso? nabo ni uko bameze. ariko ibimenyetso by'ibihe birasohora byihuta, abantu ntibabibona. ibyahishuwe Daniyeli ntibiri kwigwa. kubera iki?
si ukubera ubusambanyi. Abantu ntibasambanye na maraya bikarangira ibabujije uburenganzira bwo kwigisha ibyanditswe byera uko biri. Mateyo 24 ntiharimo ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu. Ibyashuwe 13 ntiharimo ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu. Daniyeli 7 ntihari ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu. Na 11 ibi ni ibiki koko? Muri iyi minsi heruka abantu batari kwiga ibimenyetso by'ibihe ngo bamenye ibimaze gusohora n'ibisigaje gusohora. Byashuwe igice cya 13 ntabwo hari uburyo inyamaswa ebyiri zizakorana, iyavuye mu nyanja n'iyavuye mu butaka. Iyavuye mu butaka igahata abari mu isi bose ngo baramye yavuye mu nyanja, yarangiza ntinahate gusa ikabashyiraho ikimenyetso kugira ngo bemererwe kugura no kugurisha. Ibyo si ibimenyetso by'iminsi y'imperuka bikwiriye kwigwa? Ariko reka da, abantu ntibashaka kubyiga. Mateyo 24 ntibashaka kuyiga ibyo Yesu yavuze, biranga bigahama abantu. Muzi kugenzura ibihe, mukamenya uko muzahinga imyaka yanyu, mukamenya uko muzasarura imyaka yanyu, mukamenya uko muzumva. Ariko ibimenyetso by'ibihe biri hehe? Kuki ibyo bitagenzurwa? Icyo nicyo cyaha Yesu ari kudushinja muri iki gihe. Tuzi kumenyera igihe tuzahinga imyaka, tuzi kumenyera igihe tuzajya gufatira amafumbire, tuzi kumenya igihe uko kiri bwirirwe, tukamenya uko turi bukore kugira ngo tumenye niba tutaranyagirwa cyangwa turanyagirwa, tukamenya niba turabagara cyangwa tutarabagara. Ariko ntabwo tuzi kugenzura ibimenyetso by'ibihe. Cyaha kiraduhamye neza neza. Ibi bintu birakomeye cyane. Cyaha kiraduhama neza neza. Ibyahishuwe igice cya 13 tuhabona iki? Ntabwo tuhabona inyamaswa ebyiri, iyavuye mu nyanja n'iyavuye mu butaka. Sizo nyamaswa tuhabona. Imwe izabwira abantu yuko bakwiriye kuramya inyamaswa ya mbere, izabivuga niyi. Ntabwo ari inyamaswa yavuye mu nyanja mu gitaka. Sizabwira abantu ngo baramye yavuye mu nyanja. Inyamaswa ya mbere ihera ku murongo wa 1 ikageza ku wa 11 si inyamaswa yavuye mu nyanja. Iyo kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18 ntabwo ari inyamaswa yavuye mu gitaka. Izakora ibimenyetso n'ibitangaza, ikamanura n'umuriro ukava mu ijuru ukagwa mu isi imbere y'amaso y'abantu babireba, kugira ngo ibemeze uko bakwiriye kuramya inyamaswa yavuye mu nyanja. Uyu muriro si amabombe azaterwa abantu bakagira ubwoba bakavuga bati nta mpamvu yo kwanga kuramya, bakaramya ku ngufu. Ntabwo izabashyiraho ikimenyetso kugira ngo bemererwe kugura no kugurisha. Marayika mu Byashuwe 14 umurongo mu butumwa bw'abamarayika wa 3 umurongo wa 9 ntabuzanya kuramya k'umuntu. Iyi nyamaswa izashyiraho kuramya. Uko kuramya kwayo kuze kubuza abantu kuramya bakurikije uko umudendezo w'umutima namo bategeka, baze bakurikije uko leta ubwo butegetsi buzaba bwashyizeho bubigenza. Bavuge bati ubutegetsi buzaba buriho muri gutegeka abantu uko baramya. Kandi marayika wa 3 ari guhuzanya ku murongo wa 9 aravuga ati, murongo wa 9 marayika wundi wa 3 akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyo si ibibanza, si ukuramya. Kuramya siko kubanziriza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Kuramya si cyo kintu kibanza. Iki si ikimenyetso. Kuramya uko umuntu ashaka, kuramya uko umuntu yashyizeho, aho kugira ngo abantu bakurikize kuramya uko Imana ishaka, bagakurikiza kuramya uko umuntu yashyizeho. Si cyo kibanziriza ikimenyetso. Ibyahishuwe 15. Wumve, ikindi kintu kibanziriza ikimenyetso, kwihutira ikimenyetso
iki cyarakemutse nturamya. Kuramya ni ukumvira, kumvira, kubaha icyo avuze ukumvira, icyo avuze ukumvira. Ibyo nibyo bita kuramya. 15 umurongo wa 2, mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Abo bari bahagaze ku nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Ngaho rero ahangaha nubona ikindi kintu ntacyo wumvamo. Hano baratubwira ngo marayika ngo bari bahagaze baratsinze. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo. Ntabwo uyu mubare wo ntabwo wumva se. Ubu turi mu gihe cy'igishushanyo, ubu tumaze igihe mu gihe cy'igishushanyo, ubu tumaze igihe turi mu gishushanyo. Ariko noneho reka banze kujya mu gishushanyo, baze bisanga mu mubare tureba barasigara. Ibimenyetso by'ibihe, ijambo ry'Imana ryatubwiye ko dukwiriye kubyiga. Matayo niko yatubwiye muri Matayo hariya 16, batubwiye yuko dukwiriye kujya tugenzura n'ibimenyetso by'ibihe. Ibyo kugenzura iminsi turabizi, ariko none ibimenyetso by'ibihe nabyo dukwiriye kugenzura. Ibivugwa mu bimenyetso by'ibihe dukwiriye kwiga ni ibiki? Ntabwo ari ibi ngibi byo kuramya umubare n'ikimenyetso. Si ibyo bintu ntidukwiriye kubyiga muri iki gihe, tukamenya umuntu ushyirwaho ikimenyetso ninde uramya. Kuramya ni iki? Kuramya ni ukumvira, kuramya ni ukubaha, kuramya ni ukumvira ikintu cyose kivuzwe n'umuntu cyangwa se Imana cyangwa se Satani. Ni ubwo buryo bwo kuramyamo ikivuzwe cyose umuntu akubara. Ibyo nibyo bita kuramya. Ubundi kuramya ni ukumvira cyangwa kubaha. None umuntu agashyiraho kuramya, abantu bagahita bavuga bati nibyo. Ibyo nibyo bita kuramya. Rero mu gitabo cy'iby'Abadiventisiti bizera ntibatubwira ukurikirane rw'ibimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka mu by'iyobokamana. Icyo kuramya ntikirimo. Bibiliya, umwuka w'ubuhanuzi, ninde wabikubujije kubyiga ngo umenye ibi bintu? Ikimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa, igishushanyo, umubare n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngibyo ibintu bizakora ku bantu. Kandi impamvu y'ibi ni uko abantu banze kugenzura ibimenyetso by'ibihe, ngo bajye bavuga bati umubare w'ibimenyetso birangiye ni uyu, umubare w'ibimenyetso turimo ni uyu, umubare w'ibimenyetso bisigaye imbere ni uyu. Bikagaragara ubu turi mu gishushanyo. Ikimenyetso cya mbere gitegurira abantu kwakira umubare cyangwa bakawanga, gitegurira abantu umubare nawo wavaho bagahita bajyanwa mu kimenyetso. Ngaho rero abantu bibwiye ngo ni ibisanzwe, ngo biraho, ngo nta kibazo. Bibwiye ngo nta kibazo. Komeza. Bamwe ngo bategereje ikimenyetso, ngo ikimenyetso ko ari igiheruka, ibibanza byacyo ubishyira he? Birahishwe n'ibigaragara, si igishushanyo n'umubare. Urategereza ikimenyetso se? Uragitegereza umubare wo wawucitse cyangwa igishushanyo? Ntabwo kijya. Ikimenyetso nacyo kiraje ukibone, ndeba aho uzagicikira niba ushaka ikimenyetso. Ariko hari ibijyanirana n'ikimenyetso, ari byo gishushanyo, ari n'umubare. Ibyo bintu bijyanirana n'ikimenyetso, kandi ibyo ngibyo utarabitsinze ntushobora kuzatsinda ikimenyetso, ntibishoboka. Utegereje ikimenyetso se?
reka nkubwire, umva aya magambo uyumvire ku murongo wayo. Igitabo cyawe cy'ibyaduka paji 131, ingingo ivuga ngo twe kwicara ngo dutuze tutagira icyo dukora. 443. Hari benshi bumva baguwe neza bagisinziriye nk'uko byahoze. Baravuga bati, niba ubuhanuzi bwaravuze itangazwa ry'itegeko ry'agahato ryo kuruhuka ku cyumweru, nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho. Maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira bategerereje mu mutuzo icyo cyaduka, bakihumuriza bibwira ko Imana izarinda ubwoko bwayo mu gihe cy'akarengane. Ariko Imana ntizadukiza niba nta mwete tugize wo gusohoza inshingano yaduhaye. Ngaho rero inshingano Imana iduhaye ni inshingano Imana iduhaye si iyo kureba ibimenyetso by'ibihe. Abantu b'iki gihe bishimira ubusambanyi, bashaka ikimenyetso, ntacyo bazabona keretse cyahawe Yona. Ahita basigaho arigendera. Kubera iki? Yarebye ukuntu bakwiriye kureba ibimenyetso, ukuntu bakwiriye kwiga bakamenya, bakagenzura ibimenyetso by'ibihe, bakamenya igihe aho kigeze. Niba tugeze mu gihe cy'igishushanyo bakaba babizi, niba tugeze mu gihe cy'umubare bakaba babizi, niba tugiye mu gihe cy'ikimenyetso nabyo bakabimenya. Uyu munsi turi mu gihe cy'igishushanyo. Umubare nawe urimo urakabakaba nguyu hano imbere waje, ntugitinze. Umubare waje kandi umubare utaravamo n'ikimenyetso kizahita kiza. Si ikimenyetso mushaka, umubare uza n'ikimenyetso kiza. nk'uko umubare utazaza igishushanyo cyavuyeho. Abantu mu kuramya byarangiye, gahunda zasubiye uko zari zimeze mbere, ni nako umubare ikimenyetso kizaza umubare nawe ukiri koroza. Birahekanye, birakurikirana. Uzabyige neza ibyo bintu uko ari bitatu. Ubu turi mu bijyanirana n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ntabwo turi mu kimenyetso cy'inyamaswa. Ibijyanirana n'ikimenyetso cy'inyamaswa nta bindi, ni ukuramya igishushanyo no guhabwa umubare w'izina ry'inyamaswa, hanyuma itegeko hakaza ikimenyetso cy'inyamaswa. None muvandimwe, kuki twakomeza gutegerereza mu mutekano iki cyaduka, tukihumuriza mu mutima yuko Imana izatabara abera bayo nibarenganywa, kandi akarengane karatangijwe n'igishushanyo kakaba kagiye gukomereza mu mubare, kakazasohoreza mu kimenyetso. Ikimenyetso cyo uragishyira hehe? Bibiliya yawe urabisibamo se? Urasibamo Ibyahishuwe igice cya 14, urasibamo icya 15 na 16. Umva mu cya 16, ibyago 7, ibyago by'imeruka bitera. Numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa, bakaramya n'igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bibi bikomeye bibi. Abantu bafite ikimenyetso bakanaramya igishushanyo. Turi mu gihe cyo kuramya. Iki gihe cyo kuramya ntabwo muzi yuko ari cyo kiravamo umubare ndetse kigahita gikurikirana n'ikimenyetso. Kandi isi yamaze kwigabanyamwo amatsinda 2 nyamara. Ubu abantu nibagiye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa kubera yuko baramije
kuramya ntabwo muzi ko ari byo bijyana abantu mu kimenyetso cy'inyamaswa. Ibyigishwa mu kuramya si byo bizatuma abantu bakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Yesu atugirire neza bavandimwe. Ngo aba bantu bakomeza gutegerereza mu mutuzo. Hari benshi bumva baguwe neza, bagisinziriye nk'uko byahoze. Baravuga bati niba ubuhanuzi bwaravuze itangazwa ry'itegeko ry'agahato ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, nta kabuza iryo tegeko rizashyirwaho. Maze bagera kuri uwo mwanzuro bakiyicarira bategerereje mu mutuzo icyo cyaduka, bakihumuriza bibwira ko Imana izarinda ubwoko bwayo mu gihe cy'akarengane. Ariko Imana ntizadukiza niba nta mwete tugize wo gusohoza inshingano yaduhaye. Nk'abarinzi bakiranuka dukwiriye kubona akaga kadusatiriye, maze tugatanga umuburo kugira ngo abagabo n'abagore badahera mu bujiji, kandi nibamenya ukuri bahindure inyifato. Dukwiriye kurangurura nk'abarinzi bakiranuka, tukerekana aho ubuhanuzi bugeze, tukerekana igihe gishize, tukerekana ibimenyetso aho tugeze ndetse n'ahasigaye imbere yacu. Uyu munsi nababwiraga yuko turi mu gishushanyo. Ubu turi mu gihe cy'igishushanyo. Tugiye kuva mu gishushanyo twinjira mu mubare, tuzava mu mubare twinjira mu kimenyetso cy'inyamaswa. Kandi ibi bintu birahekeranye, nta na kimwe kizajya kiza ikindi cyarangiye, kizajya kiza n'ikindi kikiriho. Ubu ikintu bita umubare ugiye kuza, kandi igishushanyo nacyo kikiriho kitararangira. Abantu bakikiramya, kukiramya se si ugukurikiza gahunda zashyizweho n'umuntu se, bakazikurikiza aho gukurikiza icyo Imana ibabwira abantu bagakurikiza ibyo umuntu yavuze. Ibyo nibyo bita kuramya icyo gishushanyo. Icyo gishushanyo ni iki? Si urwihuze rw'amadini. Amadini akihuriza hamwe, abadivantisite, abaporo, abagatulika, abayisilamu, abametodisite, abangerikani, abadeperi, amadini yose akihuriza hamwe agakora ikintu kimwe. Barangiza leta ikaza kubafasha, amategeko agomba kugenderwaho, amavuna y'ibiyobyabwenge, amavuna yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibyo byose bikaza, noneho abantu nabo bakabyemera, bakabyigisha mu nsengero, maze hanze yazo no hirya no hino amavuna akaba. Reka mbabwire, ibyo nibyo bita kuramya igishushanyo. Igishushanyo ni impuzamadini ifatanyije na leta. Noneho kukiramya ni ukumvira ibyo gitegetse, bihurijweho n'ayo madini, kandi byose byazanywe na gahunda y'abantu, atari gahunda y'Imana, biri kure y'ibyanditswe byera. Kikaza kikavuga nimukinge bagakinga, nimukingure bagakingura, nimwicare gutya bakicarako, nimuhagarare gutya bakahagararako, nimugende gutya bakagendako, nimunyura aha bakanyurayo. Ibintu nk'ibyo, nimushyireho ibi, nimukureho ibi, nimwongereho ibi, nimuvaneho ibi, nimuzamure ibi, nimushyireho ibi. Insengero gutya zigomba kuba zubatse gutya, hasi no hejuru. Ibyo byose ngibyo kuramya igishushanyo. Kukiramya ni ukumvira ibyo bintu byose byahurijweho hagati y'amadini n'amatorero ndetse na leta. Ibyo ngibyo nibyo bita kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi abantu benshi bamaze kukiramya, abarasigara batakiramije baraza guhangana n'umubare hano imbere. Abakiramya umubare ntacyo batwaye, barawakira, nta kibazo bafite. Ariko umuntu wanze kuramya wese agiye gusuzumwa n'umubare. Kandi ikindi, irindi banga rikomeye cyane ukwiye kumenya, abakira umubare bakaba banaramya nta kibazo bafitanye n'ikimenyetso. Ikimenyetso, abantu baraba bafitanye ikibazo n'ikimenyetso ni abantu baratsinda umubare bagatsinda igishushanyo, nibo baragirana ikibazo n'ikimenyetso.
kuko n'ubundi basanzwe badakurikiza iby'igishushanyo, kandi igishushanyo nicyo kizabicisha. Kuko ibyahishuwe 13 nsubireyo dusoza ayo magambo wagize ngo ikibazo ntabwo ikibazo ari ikimenyetso, ikibazo ni igishushanyo. Nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu gitaka 11, indi nyamaswa izamuka iva mu gitaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Mu maso yayo ihata isi n'abayibamwo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahaye gukora imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Ikimenyetso ni intumwa y'igishushanyo. Abanze kuramya igishushanyo kiri kubitegereza, muranga kubireba ariko byo biri kubareba kandi birabatunuriye. Igishushanyo kirimo kirabitegereza, kirimo kirabareba cyane, kirimo kirabitegereza, kirimo kirabiga. Kigiye guhita kibwira icyumweru kamuhiya, ngwino hano ngwereke, enda mfasha bariya abantu bansuzuguye kunkuriraho. Ikimenyetso ni intumwa y'igishushanyo. Nta ikimenyetso nta muntu kizica kidatumwe n'igishushanyo. Abantu mutegereje ikimenyetso ngo kigire giteze, muragitegereza, ntacyo kizabatwara, nimwihumurire, kuko igishushanyo cyakagize icyo kibatwara mwese muri kukiramya. Ikimenyetso se kizaba kibatwara iki kandi mwaramije igishushanyo? Ubu wafata umubyeyi ukaba wubaha umubyeyi, noneho umubyeyi yari kubwira umwana ngo genda unkubitire nyanaka, umubyeyi ukaba wamwubashye akirirwa ujya kubwira umwana we ngo nkubitira runaka, ngo ahita avuga ati nuko wakoze. Nguko uko bimeze ku gishushanyo. Igishushanyo nicyo cyicisha, ntabwo ari ikimenyetso cyica. Ikimenyetso kirica kubera ko kiri mu kiraka cy'igishushanyo, kandi kiri gutumwa n'igishushanyo. Igishushanyo umuntu kiramya wese nta kibazo azagirana n'ikimenyetso. Ikimenyetso nta kibazo gifitanye n'umuntu, umuntu afitanye ikibazo n'igishushanyo. Igishushanyo kirangije kiravuga kiti ngwino nkubwire, enda ngutume, genda unyicire uriya muntu wansuzuguye. Ari we wanze kuramya igishushanyo. Uwaramije igishushanyo wese nta kibazo azigera agirana n'ikimenyetso, azacyakira yishimye anezerewe. Imana idufashe rero kandi tugirire neza. Abantu benshi bajya bitiranya umubare n'ikimenyetso, ariko hoya, reka umubare uzi ukandi ibyawo, noneho mubona ukuntu igishushanyo gikora, kikabwira ikimenyetso kiti mfasha bariya abantu, enda mfasha, gira ibyo undangiriza. Rero reka dusabe Imana kugira ngo idufashe kandi tugirire neza, iduhe kumvira ubuhanuzi bw'ijambo ryayo ku murongo wayo. Imana ibidushoboze kandi bitubashishe, mu izina rya Yesu Umukiza wabisezeranye, amen. Imucyo turirimba n'umunezero, twegereje kugera. Dusenge. Urakoze Mana yacu Data wera, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Tugushimiye uyu mugoroba mwiza icyigisho twigishije, tugushimiye yuko ukomeje kutwingingira kureba ku bimenyetso by'ibihe kugira ngo turusheho kukwitegura. Reka rero kutwereka ibimenyetso by'ibihe, uba ariko unatwereka imitima yacu kugira ngo ubashe kuyikuramo icyaha cyose. Uduhe kwambara imbaraga, uduhe kwambara gukiranuka kwa Kristo imbere ndetse n'inyuma. Kandi Mwami, imico y'Imana ariyo kimenyetso cy'Imana, turakwinginze ngo izibe muri twebwe, maze imico yacu igaragaza Imana, tube twakira ikimenyetso cya burundu. Reka Imana ibitubashe kandi bidushoboze, tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amena. Aho niho tuzabana iteka ryose.
ubu tugiye kugerayo mu gihe gito